wants me, me no. And man, I full ground me a day tonight. Umuntu wese ubonye no muririmbyi ikintu cya mbere ahita amwibazaho n'ijisho ryawe urapfutse. Bamwe bakavuga yuko yavukanye ubumuga bwo kutabona ku ijisho rye ry'ibumoso, abandi bakavuga yuko gupfuka rino jisho ari umudeli cyangwa se style kugira ngo abakunzi b'umuziki babashe kumutandukanya n'abandi. Ibyo ngibyo bibe nk'umwihariko w'uyu muhanzi. Eye patch. Why you always wearing an eye patch? Are you blind? Is it fashion? I just tell me about the eye patch, man. That thing. Everyone's like, oh yeah. Gusa we turaza kubona ibisubizo yagiye atanga kubagiye bamubaza kuri bino bibazo. Ruger yiyemerera yuko gukundana n'umukobwa umwe atabishobora, ngo kuri we byibura abakobwa bane nibo babasha kumunyura. Avuga yuko atinya ukuntu iyo umuntu afite umukobwa umwe bakundana maze bagashwana ngo ari ibintu bitera kubabara cyane. We rero kumva yuko byagenze gutyo agashwana n'umukobwa umwe bakundana ngo no kuririmba ataba kibishoboye kandi ari byo bimutunze, ari n'ibintu yishimira. Hari igisubizo atanga iyo abajijwe niba ngibi ari gutya bizakomeza mu buzima bwe. Uyu muririmbyi yakundwa cyane n'abiganjemo igitsina gore ku buryo ari n'abakobwa bamwe na bamwe bagiye bakora ibitangaje, hakagaragaramo nk'abamukoze ku myanya y'ibanga batanitaye yuko ari ku rubyiniro abantu bose barimo kubibona. Ruger ku bw'izo mpamvu yagiye avuga yuko ahantu hari abakobwa adashobora gupfa gutinyuka kwajya ari wenyine. Ibi ngibi rero abakobwa benshi bavuga yuko babiterwa no gukururwa n'impano n'ubwamamare bw'uno musore ukiri muto. Uyu nguyu wanamaze kuba umuririmbyi mpuzamahanga dore ko ibihangano bye byamaze kumenyekana mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Indirimbo z'uyu muhanzi zirimo nka Dior, Bounce, Girlfriend ndetse n'izindi. Izi ngizi ziri mu ndirimbo ze zakunzwe bikomeye ndetse abantu benshi ntabwo bajya bahaga kuzumva. Benshi bemeza yuko nta gushidikanya ko ari zimwe mu zazamuye igikundiro cy'uyu muhanzi kandi mu buryo bwihuse, dore ko bigoye cyane gutekereza yuko mbere y'umwaka wa 2019 uyu muhanzi atarazwi. Ikaze mu kiganiro amateka yabo cya none, aho tugiye kugaruka ku mateka yihariye yaranze ubuzima bwa Ruger kugeza abaye umuhanzi w'icyamamare. Uri buze kuza kumenya byinshi cyane cyane byagiye bivugwa kuri uno muhanzi ndetse n'ibisubizo yagiye atanga ku buzima bwe. Mu by'ukuri wavuga yuko buteye amatsiko nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Nubwo tumuzi nka Ruger ariko kandi amazina yiswe n'ababyeyi ni Michael Adebayo Olanyika. Yavutse tariki 23 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1999. Yavukiye mu murwa mukuru wa Nigeria Lagos, akaba ari naho yakuriye. Amashuri yabanza yayigiye muri Lagos mu gihugu cya Nigeria. Ayisumbuye yigiye mu ishuri rya polisi muri Nigeria, ishuri ryitwa Nigeria Police Secondary School. Ahanga akaba ari mu gace kitwa Akure. Kubijyanye n'umuryango wa Ruger abigira ibanga cyane, yaba ababyeyi be ndetse n'abavandimwe be ntabwo ari byinshi akunze kwemera yuko bitangazwa mu binyamakuru. Kubijyanye n'ubuzima bw'umuryango we bitekerezwa yuko ashobora kuba ari umuryango udashaka kujya mu bitangazamakuru kuko ari abantu babangamirwa no kumenyekana. Gusa kimwe mu bizwi nuko mu muryango wa Ruger abavandimwe bavukana kwa se na nyina ari we muhungu gusa, abandi n'abakobwa gusa. Nanone ntawe uzi ngo ni bangahe. Ibyo nabyo ubwo byajyaga kumenyekana Ruger bari babimubajijeho maze arabasubiza ati ni njyewe muhanzi, ni njyewe uririmba, ni njyewe rero umuntu nkeka yuko mukeneye kumenya ibyanjye kurenza abo ngabo bandi tuvukana. Ati ntabwo njya nifuza kuzana umuryango wanjye muri bino bikorwa nkora kuko ni ibikorwa byanjye gusa. Ruger rero akaba yarakunze kuvuga yuko atifuza rwose gutangaza byinshi kubijyanye n'ubuzima bwe kuko atari ibintu yishimira. Ati ntabwo nifuza yuko umuryango wanjye uzajya uhora hano. Aha ni nabwo Ruger yahise atangaza yuko cyakoze nta muvandimwe w'umusore agira, ko abo bavukana bose ari abakobwa. Nabwo ariko ntabwo yigeze avuga niba ari we mfura cyangwa se niba abo bakobwa bamuruta cyangwa se byibura ngo avuge ngo ni bangahe. Nk'abandi bahanzi Ruger nawe yatangiriye ubuhanzi bwe muri korali. Yamaze igihe kitari gito yari umuririmbyi wo muri korali y'abana mu rusengero rw'iwabo. Avuga yuko kuba yararirimbye muri korali ari ikintu cyiza cyane kandi aterwa ishema nacyo. Akigera mu mashuri yisumbuye impano ye yakomeje kwigaragaza nawe akomeza kumva yuko agomba kubishyiramo imbaraga. Kino gihe rero mu bitaramo byategurirwaga ku ishuri Ruger yabaga ari ku rutonde rw'abagomba kuza gutaramira abanyeshuri bagenzi be. We n'abasore bagenzi be biganaga muri segonderi kino gihe nibwo baje gushinga itsinda maze batangira kuririmba.
Iki gihe Ruga muri buno buhanzi bwe ntabwo yitwaga rino zina kandi yumvaga yuko muri wakwiriye kugira izina ry'ubuhanzi maze ahita yita Mickey Dre, aho ndetse bamwe mu nshuti ze za none bamuzi icyo gihe bakiri mwita mu buryo bwo kumwibutsa iyo myaka yanyuzemo. Ruga rero yaje kujya muri kaminuza ariko kandi ahita acikiriza amasomo ye. Yari akiri mu mwaka wa mbere wa kaminuza. Kuva mu ishuri kwa Ruga ngo byabaje ababyeyi be cyane kuko bashakaga yuko abanza kurangiza kwiga akabona kuyoboka inzira y'umuziki, gusa kimwe nk'abandi bahanzi benshi yavuze yuko icyo ashyize imbere ari impano ye ko nayo yikoresheje neza yazamutunga. Ruga rero icyo gihe yahise atangira kuzajya yandika indirimbo ariko kandi ntabone studio zamufasha kuzitunganya nk'uko yabyifuzaga. Kino gihe nibwo yatangiye kujya ashaka amahirwe yo kujya ataramira ahantu habaye ibirori bitandukanye maze akaririmba indirimbo z'abandi bahanzi zagiye zikundwa. Icyo gihe kandi uko yabikoraga ni nako yashakishaga amahirwe yose ashoboka yo kuba yagaragara ku rubyiniro mu birori byabaga byateguwe muri Lagos ngo byibura azarebe yuko hari abantu bazamufasha. Ruga yasubiragamo indirimbo z'abandi bahanzi kandi benshi ntawashidikanyaga ku buhanga bwe mu kuririmba. Abantu batangiye kubona yuko afite impano ndetse bakanamubwira yuko ashoboye, baturamutse wowe ubonye umuntu wagufasha rwose wagera kure. Ibyo Ruga avuga yuko byamushyizemo imbaraga nyinshi maze atangira gukora uko ashoboye ndetse no kugerageza uko bikwiriye. Kino gihe rero ubwo yari akiri kwishakisha muri muzika yabivangaga no gukora akazi ko gukanika za telefone ndetse bino akabivanga n'ubucuruzi bw'ibikoresho bya telefone utanibagiwe za mudasobwa. Ibyo kandi akaba yarabivangaga no gutanga filime n'indirimbo kuri flash abantu bakaza kubigura maze bakajya kubireba. Kino gihe Ruga wari ushishikajwe cyane n'uburyo yazaba umuhanzi yaje kwiga ubwenge maze muri kano kazi ke umuntu yazana flash kugira ngo amushyireho indirimbo cyangwa se filime, Ruga agahita guta video arimo guperforminga. Abantu batangiye kujya baza nayo bakamusaba ibyo akora maze yarangiza akabibaha. Ni naho rero no muhanzi yaje kujya aririmba indirimbo zitandukanye maze akazishyira ku mbuga nkoranyambaga. Ijwi rye benshi batangiye kurikunda cyane cyane bano bakunze bazaga gufatisha indirimbo ndetse na filime batangiye kumubwira yuko ashoboye kandi ko ari umuhanga. Ruga avuga yuko yatagira bano bantu byari gushoboka cyane yuko Ruga twamenye atari we twari kuba tuzi. Abantu benshi batangiye kumukunda abona yuko nakomereza aho ashobora kuzaba umuhanzi ukomeye. Ibyo yatekerezaga koko ni nako byaje kugenda, dore ko umunsi umwe umuhanzi akanaba rwiyemezamirimo ukorana n'abandi bahanzi witwa The Plains, uyu nguyu akaba na manager wa Rema, yabonye indirimbo zitandukanye za Ruga yari arimo aririmba mu bihe bitandukanye, gusa kino gihe yumvaga amajwi ntabwo yahise abona umuntu nyirizina. Icyo gihe The Plains yifuje kumenya uno mwana ukora ibyo maze bari bazi Ruga bamurangira uno muhanzi. Uyu The Plains wari uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandikiye Ruga aramubwira ati ukwiriye kuba umuririmbyi mpuzamahanga kandi ubuhanzi bwawe ukabukora nk'umwuga ugutunze atari ukwishimisha gusa ahubwo ugashimisha n'abandi nawe ukishima kandi wanagize icyo ubikuramo. Ati cyo ngicyo nicyo nkwifurije kandi ninzi ibyo ngibyo tuzabiganiraho. Kino gihe The Plains yabwiraga Ruga bino ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yaraherekeje umuhanzi Rema nawe abereye manager mu bitaramo bitandukanye yari afiteyo. The Plains yaje kugaruka muri Nigeria maze akigera ku kibuga cy'indege ikintu cya mbere yakoze cyari uguhamagara Ruga maze amubwira yuko amusanga muri studio. Ni studio no mugabo yashinze ariko kandi ifite imikoranire ya hafi na Marvin. Ruga rero yahise areka ibintu byose yari arimo gukora maze ahita ajya kureba The Plains kuri iyo studio ye. Uyu The Plains ni murumuna wa Don Jazz nawe wamamaye cyane mu muziki wa Nigeria nk'umuhanzi akaba n'umushoramari, akanaba kandi umuntu uzwi mu bikorwa bitandukanye, ibikorwa byo gufasha abahanzi aho abahanzi benshi muri Nigeria bakomeye bazamutse ku bw'uyu. The Plains nawe rero akaba yarateye ikirenge mu cy'umuvandimwe we. Abavandimwe bakorera muri no studio ya The Plains baba bafite aho bahurira n'aba Marvin kubera yuko bino bigo byombi bifitanye amasezerano n'imikoranire, dore ko nyine byose ari iby'abavandimwe. Ahangaha rero The Plains nka rwiyemezamirimo umenyereye ubucuruzi bw'impano z'abahanzi ntabwo yashidikanyije na gato ku buhanzi bwa Ruga ndetse n'ubuhanga bwe, ahubwo amasezerano n'imikoranire ni amasezerano yahise amuha muri ako kanya. Mbere yuko Ruga atangira kujya ahagaragara nk'umuhanzi yabanje kumara igihe kingana n'umwaka yitoza byinshi bijyanye na muzika birimo kugendera muri beat, gushaka umwihariko we kugira ngo atazatangira kuririmba abantu bakajya bamwitiranya n'abandi bahanzi. Yatojwe kandi kwifotoza, atozwa uko akwiriye kwitwara mu gihe ari kumwe n'abanyamakuru, imyitwarire agomba kugira nk'umuntu ufite benshi bamufatiraho icyitegererezo ndetse n'ubundi bumenyi bw'ingenzi ku muhanzi wifuzaga kuba mpuzamahanga. Mu bindi rero byakorewe Ruga byagombaga kumutegurira kuba umuhanzi ufite ibihangano byabasha gucuruzwa ku isoko mpuzamahanga,
harimo kumuhindurira izina. Mbere ntabwo yitwaga Ruger, ibyo byo twamaze kubibona. Izina yakoreshaga mu buhanzi ni Mickey Dre, aho rero hano aribwo wahita wibaza ngo iri zina Ruger ryavuye kandi risobanura iki. She really want to flex with me. She wanna break. Sing for me now. The Prince wakundaga kumwitegereza cyane igihe ari muri studio arimo ararikodinga. Ahangaha rero ngo Ruger yabaga yatwawe cyane, maze yarangiza akarambura ukuboko kumwe ukunda akaguhina ameze nk'umuntu ugiye kurasa. Ahangaha rero nibwo yahisemo izina rya Ruger. Iri ngiri rikaba ari izina rifite ubusobanuro butandukanye ariko kandi bufitanye isano no kurasa. Hamwe Ruger bisobanurwa nk'umuntu ufite ubuhanga bwihariye mu kurashisha imbunda cyangwa se nanone umuheto. Ahandi Ruger bigasobanura imbunda. Uburyo akunda gukora bino wanabisanga mu ndirimbo ze zitandukanye. Ni ibintu bigoye cyane yuko ari indirimbo ye yarangira kino kimenyetso gisobanura izina rye icyo ngicyo atagikoze. N'ibiganiro bitandukanye byinshi akunze gukora, iki ngiki ni ikintu akunze gukora. The Prince nyuma yakomeje kuzajya muhamagara gutyo, maze Ruger nawe yumva rino zina arikunze, ahera ubwo yemera yuko ari ryo zina azajya akoresha ku rubyiniro, ndetse rikanaba izina ry'ubuhanzi yagombaga gukomezanya. Ibikorwa byo guhanga ndetse no gutunganya indirimbo nabyo byahise bitangira ubwo. Indirimbo ya mbere Ruger yahereyeho yari ari kumwe na mugenzi we Willy-b, nayo bahuriye muri Willy-b. Ahangaha bari kumwe na manager wabo The Prince, aho ino ndirimbo bayise One Shot, maze ino ndirimbo urebye ni nk'ari Ruger wayiririmbyemo cyane kurenza abo bagenzi be bandi, byasaga nko kumwerekana. Ino ndirimbo ikigera hanze abakunzi b'umuziki bayakiriye neza dore ko yarimo abahanzi The Prince ndetse na Willy-b bari bamaze kwamamara. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2021 nibwo ino ndirimbo yagiye hanze. Aha ni nabwo wavuga yuko Ruger mu matwi ya benshi yatangiye kumenyekana, abandi batangira kumumenya. Nyuma y'igihe gitoya The Prince yahise atangaza yuko label ye igiye gukorana na Sony Music, aho kino kigo gifite amashami mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ariko kandi icyicaro cyacyo kikaba kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sony mu gukorana na kino kigo cya The Prince yahise yemera gufasha abahanzi mu bikorwa bitandukanye. Abahanzi babarizwa muri label y'uno mugabo ubufasha burimo gucuruza ibihangano byabo ndetse no kubamenyekanisha ku rwego mpuzamahanga. Kino kigo cya Sony kikaba cyarahise cyemera ubufasha icyo gihe, ndetse rwose ibyo ngibyo ni ibintu byahise bitangira. Ruger rero hano nta kibazo cyo kubona ibitangazamakuru bicuranga indirimbo ze yari agifite, ahubwo umukoro yari asigaranye ni ugufata umwanya uhagije maze agakora ibihangano byiza kugira ngo amafaranga The Prince yamushoyemo atazahomba. Ukanongeraho yuko kandi ibihangano bye yaramaze kubona yuko bishobora kugera ku rwego rukomeye bitewe n'ubufasha bari bamaze kubona. Hamwe n'umuhate mwinshi Ruger yahise akurikizaho EP yise Pandemic, aho ino EP yari iriho indirimbo zigera kuri 6. Indirimbo ziriho yitwa Ruger, Abu Dhabi, Mona Lisa, Bow, Yekpa ndetse n'indirimbo Bounce, aho ino ndirimbo yakunzwe mu buryo bw'umwihariko. Ukaba wanavuga yuko kuri ino EP yaramaze gusohora ino ndirimbo Bounce ariyo yamenyekanye cyane kurenza izindi. Ino ndirimbo ikigera hanze yakoze akazi katoroshye mu bafana b'umuziki muri Afrika, ariko by'umwihariko birumvikana mu gihugu cya Nigeria. Mu minsi mike cyane ino ndirimbo yahise ku mwanya wa mbere ku rubuga rwa Apple Music mu ishami ryayo muri Nigeria. Amaradiyo yose mu biganiro bitandukanye by'imyidagaduro ino ndirimbo ntabwo yaburagamo. Ino ndirimbo Bounce Ruger mu kuyisobanura yavuze yuko nayo yaje mu buryo butunguranye, dore ko ngo ari abantu bari barimo kubyinira mu byumba byo hejuru ya studio bano basanzwe bakoreramo. Ngo Ruger kibyumva ngo akumva ukuntu bano bantu bishimye, ngo yahise agira igitekerezo cyo gukora ino ndirimbo yise Bounce wagereranya no gusimbuka, maze gihita kimuzamo gutyo. We were recording and there was a party going on upstairs. Immediately we recorded, we went upstairs with the song. Avuga yuko yatangajwe cyane n'uburyo ino ndirimbo yakunzwe, dore ko mu by'ukuri kuri no EP avuga yuko ari nayo ndirimbo itaramugoye cyane ugereranyije n'izindi. And played it and everybody they dance. Nyuma ya Bounce Ruger yahise akurikizaho indirimbo yitwa Dior, maze ino ndirimbo isohoka ari amajwi gusa nta video. Ariko kandi ntabwo byayibujije gukundwa, iragenda igera kure hashoboka ku buryo nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika ino ndirimbo itagezemo. Nyuma yaho yaje kuyikorera amashusho nayo yaje kuba meza cyane, dore ko benshi bayagereranyije na filime bati Ruger nubwo wafashe umwanya wawe maze ugatinda gusora amashusho y'ino ndirimbo
ariko rwose wabikoze neza. Nyuma yaho Ruger yakurikije izindi ndirimbo zirimo iyabiciye yitwa Snapchat, aho ino ndirimbo yaje gakundwa cyane ndetse ikanakinwa ahantu henshi, iracurangwa bikomeye. Kino gihe Ruger ubwambare n'igikundiro byari bimaze kuba byinshi kuri we, ni nabwo rero yari amaze kuba umusitari mu buryo bugaragara. Abafana b'umuziki batangira kumwitaho ku mbuga nkoranyambaga, bahise batangira kumukurikirana ari benshi, ndetse hano ni nabwo yatangiye gutumirwa mu bihugu bitandukanye. Izi ndirimbo ze 3 Bounce, Dior ndetse na Snapchat, izi ngizi ziri mu zatumye Ruger atumirwa mu Rwanda mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa kabiri, kuko no muhanzi zino ndirimbo ze byari bigoye cyane yuko hari aho wanyura ngo maze ntuzumve. Ibyo kandi koko ni nako byabaye, izi ndirimbo ze benshi bari bazizi kandi yaraziririmbye benshi baranyurwa. Mu mwaka wa 2022 kandi Ruger yaje no kubona isoko rikomeye ryo kwamamaza inzoga yitwa Tiger Beer, inzoga yongerwa mu gihugu cya Singapore. Aho rero kino gihe nyuma yo gusinyishwa na runo ruganda, amafaranga menshi yisukiranyije kuri we, maze ubuzima bwe burahinduka mu buryo bugaragara. Nibwo no muhanzi yatangiye kujya atwara imodoka zihenze cyane, bitangira kuvuga yuko afite amazu n'ibindi byinshi, ariko birumvikana byavuye ku buhanzi bwe. Yakomeje gusohora indirimbo zitandukanye zirimo zino zagiye zikundwa. Izi ngizi zagiye zikinwa mu buryo bukomeye, ndetse nk'ino yitwa Girlfriend yo yakomeje kugenda ikinwa henshi. Kugeza ubu biragoye yuko hari umukunzi w'umuziki waba utazizi. Ruger kuri ubu ari ku rutonde rw'abahanzi b'ibihangange muri Afurika ndetse no mu gihugu cya Nigeria by'umwihariko. Ntabwo ari muri Afurika kandi gusa, kuko no mu bindi bihugu bitandukanye aho yagiye ataramira yagiye yereka urukundo kandi arashyigikirwa mu buryo bukomeye. Mu buzima bw'urukundo ngo twatangiye tubikubwiraho gato, uyu musore afite byinshi byihariye. Uyu akunda kwivugira yuko yumva yakwiberaho mu buzima bwo gukundana n'abakobwa benshi kandi icyarimwe, ngo nibyo yumva bimuha amahoro. Dore ko atekereza yuko mu gihe yaba arimo gukundana n'umuntu umwe maze bagashwana ari ibintu bitamushimisha na gato, ko atekereza yuko impano ye y'ubuhanzi ari nayo imutunze ishobora kuhangirikira. Ruger rero abihuza yuko yiyemerera nuko yigeze gukundana n'abakobwa bagera kuri 3 icyarimwe, ngo yajyaga abeshya buri umwe ko ari wakunda cyane, uko yatekerezaga yuko aramutse abwiye umwe ko ari wakunda cyane muri abo ngabo bandi barakara maze bakamusiga. Avuga yuko rero kubw'izo mpamvu abakobwa akundanye nabo aba yifuza cyane yuko babibanga, kuko bimenyekanye mu itangazamakuru yuko afite umukunzi, hariya bikamenyekana yuko afite uwundi, ngo uretse we ubwe ahubwo nabo bakobwa ntabwo atekereza uburyo bafatwa muri sosiyete. Ati bose ndabibabwira maze tugakundana babizi banaziranye. Ati ntabwo njya nkundana n'umuntu umwe, ntabwo nabibasha. Igihe kimwe Ruger byigeze kuvugwa yuko ari mu rukundo n'umukobwa witwa Susan Wardrock. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bakobwa bazwi cyane muri Nigeria, dore ko ari umunyamakuru wa televiziyo akaba n'umunyamideli. Nyamara Ruger yakanye cyane yuko akundana n'uno mukobwa, avuga yuko ari inshuti magara. Gusa benshi bavuze yuko ibyo ngibyo atari ibintu byo kwemera na gato, kuko Ruger yivugiye yuko adashobora gutangaza umukunzi we kuko nyine byatekerezwa yuko hari abandi. Iyo rero ngo akaba ariyo mpamvu bishoboka yuko yihakanye uno mukobwa, ariko nyamara bakundana aba bakundaga kugaragara henshi basohokanye. Ruger ariko avuga yuko ngo atazakomeza kuguma muri buno buzima, ngo ndetse rwose yanatangiye kubigabanya, ngo ntabwo agikundana n'abo bakobwa bose, ngo byibura kuri ubu basigaye ari 2 gusa. Ngo mu gihe gitoya kiri imbere azahitamo umukobwa umwe uzamubera umugore, ngo uyu nguyu akazamubanira atamubangikanya n'abandi bakobwa, ngo mu gihe bizaba bimeze gutyo. Ati ntabwo rwose nzamubangikanya, nzamukunda wenyine maze birangire. Mu bindi wamenya kuri uno muhanzi, benshi mu bantu bazi Ruger ikintu bakunze kumwibazaho cyane ni ibijyanye n'ijisho rye ry'ibumoso, aho bamwe bavuga yuko rishobora kuba rifite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se yaravukanye ubumuga bwo kutabona kuri ino jisho. Impamvu nyine ni uburyo agaragara n'ukuntu akunze kurifuka. The simple answer is make research will be getting that answer. Ari mu kiganiro yagiranye na radio muri Nigeria babimubajijeho yarabasubije ati I did it to respect someone. Hari umuntu w'ingenzi kuri nge mba ndimo guha agaciro iyo mfutse rino jisho ryanjye.
bano banyamakuru bamubajije kuri uyu muntu maze Ruger arabasubiza ati Me talking about it too much is I feel like disrespecting the person. uko mubimbazaho kenshi niko mba numva ndimo gusuzugura uwo muntu, ndabasabye rwose nimumbabarire ntidukomeze kubivugaho. I'll just keep it to myself. Okay. Ikindi gihe ubwo yari yaje mu Rwanda yakiriwe kuri KT Radio na MC Tino yamubajije kubijyanye na ino jisho. Tell me about the eye patch, man. That thing. Everyone's like, oh yeah. Maze Ruger mu gusa nk'ubica hejuru aravuga ati Ruggedness there. I'm a gun and I'm sniping. Come on. impamvu nta yindi nuko ndi mudahusha mba nshaka kureba neza. Aho yasaga nk'ushaka kuvuga yuko nk'uko izina rye ribisobanura gupfuka ijisho kwe bigendana na kwa kundi bamudahusha bareba mu gipimo bakoresheje ijisho rimwe. Abamuzi bavuga yuko nta kibazo ijisho rye rifite na kimwe, ahubwo ko ari agakuryo ke umuderi cyangwa se stili mutandukanye n'abandi bahanzi. Ibyo kandi bikaba binajyana namwe mu mafoto hamwe na za video byigeze kujya hanze bigaragaza ijisho rye ry'ibumoso ari rizima kandi ataripfutse. Muri ano mafoto ari nayo bari kumwe na Rema atapfutse rino jisho. Ibyo ngibyo bayimubajije Ruger yarabasubije ati ubu koko mu ikoranabuhanga riri ku isi muri kino gihe mwakwirirwa mumbaza bino. Yasaga nk'ushaka kuvuga yuko bamukoreye Photoshop ko ibyo ngibyo rwose atari we, asa nk'uvuga ngo nta namwe mushobora kumbona ijisho ryanjye ridapfutse. Hari n'abagera kure maze bakavuga yuko ngo ubwamamare bwe yaba yarabuguranye n'ijisho rye. Aba baragenda maze bakavuga yuko ngo uno muhanzi ashobora kuba hari imyuka runaka bakorana yamubwiye yuko mu gihe cyose azaba ari icyamamare atazaba yemerewe gukoresha amaso y'abiri. Ibyo ariko nabyo iyo bibajijwe kenshi araseka. Abangaba bakanabihuza n'igisubizo Ruger yigeze gutanga avuga ati ni umuntu mba ndimo ndaha icyubahiro. Ibyo ariko birumvikana nta kindi gihamya cyabyo gihari uretse nyine kuba hari ibinyamakuru muri Nigeria bijya byandika ibyo. Ibinyamakuru binakunze n'ubundi kwandika ku nkuru zimeze gutyo. Ijisho nuko Ruger muri cya gihe yigeze kubazwi n'abantu muri Lagos ariko kandi atari umuhanzi w'icyamamare. Ijisho rye ryagaragaraga yuko ari rizima. Ubwo ni byaba byarabaye nyuma, gusa ijisho rye ugendeye kuri ibyo ni rizima. Igihe cya vuba Ruger yirutse kuvuga ku bijyanye n'ijisho ryakunze guhisha ni poste yo mu mwaka wa 2023 aho mu kwezi kwa 9 uyu mwaka aho no muhanzi yifashishije udufoto twakiri umwana mu maso ye hose hagaragara ndetse n'amaso y'umuntu yabasha kuyabona. Kuri no poste ye yanditseho amagambo agira ati byose mbere yuko ntakaza ijisho ryanjye nari mfite inzozi zikomeye cyane zo kuba uwo ndiwe kuri ubu. Igihe nari nkiri mutoya cyane ndashima Imana igejeje aho ngomba kuba ndi kuri ubu kandi ndashimira mwese mwatumye ngira hano, ndabakunda cyane. Mu bitekerezo byagaragaye nyuma y'ino poste hari umuntu waje avuga ko azi Ruger akiri umwana ndetse ko icyo ashatse kuvuga kuri no poste ari impanuka bakoze ari kumwe na mushiki we maze mushiki we agahita asiga ubuzima. Ngo Ruger rero akaba apfuka ijisho rye nko kumuha icyubahiro. Hari abandi ari kubanditse ibitekerezo bisa nk'ibyerekana yuko babajwe cyane no kumenya yuko no muhanzi bwa nyuma na nyuma atangaje yuko yabuze ijisho. Icyo twakubwira cyo nuko ayo magambo ariyo nyine ubwo yagiye atangaza ku bijyanye na kino kibazo yakunze kubazwa mu bihe bitandukanye. Kuba uno muhanzi atanga impamvu zitandukanye zituma apfuka ijisho, ibi ngibi bikomeza gutera abafana b'urujijo. Gusa gupfuka rino jisho rye ry'ibumoso nanone bikaba bifite umwihariko byazanye mu buhanzi bwe, dore ko bituma abantu bamumenya vuba, dore ko icyo cyari ikintu yihariye kidafitwe n'undi muhanzi. Mu bindi bintu bidasanzwe byabaye kuri uno muhanzi, uyu nguyu yigeze guhura n'agashyibwe ari ku rubyiniro arimo gutaramira iwabo muri Nigeria. Bamwe mu bafana be bari bari imbere cyane cyane b'igitsina gore, umwe yaraje amukora ku myanya ye y'ibanga aranamukomeza. Abantu baranga baratunguwe, Ruger nawe biramurakaza ubona rwose agize agahinda. Gusa nta gikorwa kidasanzwe yigeze akora nko kurwana, yahise ava kuri stage maze aragenda. Nyuma uno mukobwa akoresheje urubuga rwe rwa TikTok yaje kwiyerekana maze anavuga impamvu yakoze kuri uno muhanzi. Uno mukobwa yaragize ati like the father, everybody will just be cussing at me. Ndi kubona abantu mwantutse murantukira iki ko njyewe nabonye ikintu nkagikoraho, ubwo ikibazo ni iki? I just hold something, I did not kill him. Ati niba byaramurakaje ntabwo ari umuhanzi mwiza. And if he's angry that I hold this thing, that he's not a good artist. Uyu mukobwa yakomeje asobanura yuko rwose nta kibazo na kimwe afite, ko nta cyumutima umushinja. I meant was I just wanted to like embrace it, but my hand just touched there. Gusa bamwe mu bakunzi ba Ruger bamubwiye yuko ahubwo natisha bishobora kuzamuviramo ikibazo. Uyu mukobwa nyuma yaje kureka gukoresha runo rubuga rwa TikTok, aho byatekerejwe yuko abakunzi b'uyu muhanzi bamuteye ubwoba.
bamwe mu bafana ba Ruger bari barakaye basaba no muhanzi kujyana n'umukobwa mu nkiko, ariko kandi no muhanzi yanze kubigira intambara, ibyo ngibyo arabyirengagiza. Ikindi gihe Ruger ari ku rubyiniro muri Nigeria yegereye abafana, maze umwe muri bo w'igitsina gore aramukurura amusoma ku munwa ku ngufu. Ruger byagaragaye yuko rwose bimubangamiye, ariko kandi arikomeza, arihangana, akomeza kuririmba. Yavuze yuko rero bisigaye bituma yirinda kugera ahantu ari wenyine hari abakobwa benshi ngo abatekereze yuko adafite umutekano wuzuye. Ikindi kintu cyavuzwe kuri Ruger, we na mugenzi we Rema abafana bigize gusa nk'ababahanganisha, bashaka yuko hagati yabo batumvikana, kandi banombi basanzwe ari inshuti kandi banashyigikirana, yewe banasanzwe bafatana nk'abavandimwe. Don Jazz, umuyobozi mukuru wa Marvin, ibi byaramurakaje cyane, maze akoresheje imbuga nkoranyambaga zarandika ati, niba mwumva yuko ubwo buryo ari bwo mukwiriye gukoresha muza kuza kudushyigikira, ubufasha bwanyu mu bujyane hirya, ntabwo ariko twebwe nka Marvin dukora. Ati ibyo ngibyo ni ukubiba inzangano ndetse no kwica impano z'abahanzi mubagereranya. Buri muhanzi wese afite ibyiza bye kandi bimukwiriye, ataho kugira abafana benshi ariko kandi baduteza ibibazo muri business yacu, twagira bake ariko badafite imyumvire yo kuzana umwuka mubi mu bahanzi. Uno muhanzi Ruger yemera yuko ibintu byose bimuba hari ubushake bw'Imana, akaba ari nayo mpamvu adakunda kwigora yibaza ati kubera iki nakoze kino, kubera iki biriya byambayeho. Avuga yuko nubwo atakiririmba indirimbo zo gushima ndetse no guhimbaza Imana, ariko kandi bitamubuza kugeza igihe afata umwanya maze yarangiza agasenga. Avuga yuko akundira boss we Diplensi ko ngo ari umuntu ukoresha imbaraga ze mu kumufasha kandi akabikora nta wamukinze. Avuga yuko kandi muri studio yabo baba bisanzuye bikomeye, ariko kandi igihe cya business cyagera nabwo bagakora business bari seriye. Ikindi kandi Ruger ashimira Diplensi wamufashije kumurika impano ye maze bakaba banakorana kugeza ubu. Avuga yuko yataza kuba ku bw'uyu mugabo byari gushoboka yuko Ruger benshi batari kuba barabashije kumumenya. Atanga inama yuko kugira ngo ubwamare bwe bube neza ari uko mu buzima bwe bwose yirinda ikintu cyose cyamuhangayikisha. Ati nkora uko nshoboye maze nkaguma ndi positive, nkora uko nshoboye nkaguma ndi mu murongo mwiza cyane wo kuba ntatekereza ibintu bibi nubwo rwose byabihari. Ati ikindi kandi nshaka igihe cy'abafana banjye nkavugana nabo, nkifotozanya nabo, byanashoboka nkasangira nabo. Ati ndabizi yuko ibyo nagezeho byose cyane cyane nk'umuririmbyi n'izo ndirimbo zanjye abafana banjye babigizemo uruhare. Ruger avuga yuko nta kintu kimwirukansa ngo ashakishe ubwamamare n'ibindi bijyana nabwo. Ati kuri ngiye rwose ndakora, nkakora uko nshoboye, ibindi bikaza ari igeno ry'Imana. Ibitaramo byinshi yagiye akora yitwaraga neza mu buryo bugaragara, aho n'umuhanzi ukiri mutoya kugeza ubu anafite benshi bamukurikira. Akurikirwa n'abantu barenga 2 miliyoni ku rubuga rwe rwa Instagram, kuri YouTube barenga 1 miliyoni ndetse no kuri Twitter akurikirwa n'abantu barenga 600,000. Uno muhanzi ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane kandi bakitezweho byinshi muri muzika, dore ko akiri na muto mu myaka kandi akaba agikomeje gukora ibikorwa bitandukanye mu muziki, bivuze ko n'amahirwe yo kugera kure ndetse no kwandika amateka akomeye akiri menshi cyane mu gihe nyine yakomereza ku muvuduko akiriho. Tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu cya none, ikiganiro amateka yabo uyu munsi cyagarukaga kuri Ruger, umwe mu bakunzi bacu benshi mwadusabye. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye, kandi wakoze cyane gufata umwanya wose warangiza ukabana natwe. Ibisanzwe ukaba wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.